Aya niyo mafaranga nishyuye ubwo najyaga kurya muri Marriot 35 kuri dinner buffet. Nari mfite inzara njya kugerageza iyi buffet yabo ya nimugoroba ya kinyarwanda bategura buri wa kane. Amasalade yari amoko menshi, harimo salade y'ibiriti, y'amasaka ndetse n'ikinyama nabonye ku ruhande gishimishije. Byose biteguye neza, muri kugenda mubibona amasupu, amasitata y'amoko menshi ndetse n'utuntu nagiye mbona ntazi ariko ngo turyoha. Main course kuri side imwe hari ibiryo bya kinyarwanda, gatogo, imvange, ibigori bitogosheje, ibihaza. Haba hari kandi umunyigi, capati ndetse na rucakarara. Wari uyizi? Njye nafashe ibihaza na gatogo, byari biryoshye kandi urya bagutaramira. Side ya kabiri rero hari barbecue, amanyama y'amoko yose, ibirayi, amafi, cya gisafuriya, hari umuceri usanzwe, dodo, hari kandi n'ibitoki birimo amashaza. Nafashe agafi kandi kari kameze neza. Umwanya wa deseri waje kugera. Izi deseri zose njye nazihaye 10/10. Zari amoko menshi atandukanye. Njye nakunze chocolate ndetse na pumpkin cake. Ngiye rwose akantu ka deseri uzakitondere. Ikindi kintu kirenze ni uko hari n'izindi deseri za kinyarwanda. Hari amandazi y'ibijumba ndetse n'amandazi asanzwe, kandi hari na za kapere, hari na bino nibuka izina ryabyo, byari biryoshye. Deseri ndayigutuye. Haba hari kandi urwagwa ruryoshye, hari amaji, icyayi, kofi, byose uhitamo. Ikindi no kufite abapampe mushobora kwizirwa mugakina n'igisoro. Muri bane hari promotion y'uko murya mukishyura fagitire ya 3 gusa. Nahise nifotoza ndataha.